Ndabasuhuje bakunzi b'Ingenzi TV amahoro y'Imana abane namwe muri Ruhago Nyarwanda ikipe ya Rayon Sport imwe muzabaye ubukombe ikarangwa no kugira abakunzi benshi ubwo mu Rwanda hatangizwaga gukina umupira w'amaguru Inyanza naho ntihasigaye ubwo Rudahigwa Rayon Charles yatangizaga gukina umupira w'amaguru mu Rwanda 1928 yiga mu ishuri ry'indatwa mu mujyi wa Astrida nk'umwana w'umwami Yuhi wa gatanu Musinga amateka yakomereje Inyanza bw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Rayon Charles yashingaga ikipe yise Amarigura igihe u Rwanda rwabaga Repubulika icyari Nyanza cyiswe komine Nyabisindu umupadiri wayoboraga ishuri ryitiriwe Yezu Kristo niwe wazanye izina Rayon Sport igikundiro cyatangiye ubwo dore ko Nyanza yarimo inzego zitandukanye za leta abanyarwanda n'abanyamahanga batangira gukunda Rayon Sport intsinzi ya Rayon Sport nayo yasakaye muri za prefectura zose z'u Rwanda amakuru n'amateka n'ubuhangange bwa Rayon Sport byavuye ku bakinnyi bamwe na bamwe nka Murekezi Rafael alias Fatikaramo Rushiro Murenzi Kasimu Rayon Sport yaje kugira abakinnyi rurangiranwa nka Semukanya wacengaga neza cyane umukinnyi nka Gatari Nyururugo n'abandi iyi ni Ingenzi TV kuva mu 1976 kugeza n'ubu nta uraba rutahizamu nka Benindiki Kitara wakiniye Rayon Sport wayihesheje ishema kugeza naho ariyo kipe ya mbere yasohokeye u Rwanda mu 1982 ibigo bya Rayon Sport byongeye kuzamura ibendera ry'u Rwanda mu 1998 ubwo icyura igikombe cya Sekafa igikuye mu mahanga ibigwi byubaka ubudahangarwa bwa Rayon Sport yabwubakiye mu matsinda ya kafu ibigwi bya Rayon Sport bibonekera muri stade Amahoro Ferwafa ikesa umudende ko mu Rwanda hari abakunzi b'umupira w'amaguru abariyo bahuje imbaraga zishaka kwisubiza icyubahiro umureyo wese arakangurirwa gutanga umusanzu iyi ni Ingenzi TV.